Pioneers mwaramutse. Ngira ngo mwese mwabonye itangazo risohotse muri home screen zacu. Ababasha kumva icyongereza ngira ngo mwabisobanukiwe, ubwo murakora kuri akamenyetso kagaragaza ko ubwo playing video, murebe video Dr. Nicholas yashyizeho, kandi abatabasha kubyumva no kubitahura neza nabo ngira ngo reka tunyure mu ncamake. Murabizi ko abenshi twadutegereje ko Open Mainnet ibihuha byavugaga ko yagomba kuba kuri 28 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, ariho hari ejo hashize. Ariko nanone mukurikije iyi video cyangwa se iyi announcement, aya matangazo ya Core Team, baratubwira ko Open Mainnet itari bube cyangwa se itagombaga kuba, ahubwo batubwiye ko iyi P2 Day niyo yanyuma ibaye mbere ya Open Mainnet cyangwa se Open Network, nkurikije ko Dr. Nicholas abyivugiye. Dr. Nicholas we ubwe ngira ngo muzi ko amakuru twizeye cyangwa se tuba tugomba kwizera ari amakuru abagomba guturuka muri Core Team ndani. Niyo mpamvu rero hano we ubwo yivugiye ko nubwo itabaye izaba mu mpera z'uyu mwaka wa 2021. Hano ikintu atashizemo ni ukutubwira ngo itariki ya nyayo ni iyihe. Ntabwo kugeza uyu munsi tuzi ngo izaba ku itariki zingahe z'ukwa 7, z'ukwa 8, z'ukwa 9, ukwa 10 cyangwa ukwa 11 cyangwa se ukwa 12. Ntihagire rero uwongera kutuzanira ikindi gihuha atubwira ngo itariki ya nyayo ya Open Network cyangwa se ya Open Mainnet ni iyi ngiyi yo ku kwezi, cyane ko na Dr. Nicholas ubwe atabivuzeho. Icyo avuze, aravuze ngo mu mpera z'uyu mwaka wa 2024 nibwo turi bubonemo Open Network. Igihonga bya bindi badushyushya umutwe rero mubyirinde, mwebwe mu mining mwiteguye ko byange bikunda uyu mwaka. Nkuko muri buku uyu mwaka utangira, Dr. Nicholas nanone na Core Team baduhaye irindi tangazo nka gutya muri dashboard, batubwira ko 2024 goals, sinzi aba mining iki gihe babyibuka, batubwira ko Open Network, Open Mainnet izarangirana n'uyu mwaka nyine ibaye. Uyu munsi urabona ko bongeye kubisubiramo ko iyi ngiyi niyo P2 Day ya nyuma ibayeho mbere ya Open Network, cyane ko Open Network izaba mu mpera z'uyu mwaka, niko basobanuye. Bivuze iki rero? Mu minsi ishize haraga ka video mwabonye gasirikira kavuga ko Open Network cyangwa se Open Mainnet yagomba kuba kuri 31 z'ukwa 12 uyu mwaka. Byarangije tukise ko ari edit yabayeho, atari Nicholas wivugiye. Birashoboka ko yaba ari edit, kuko uyu munsi nanjye sinahakanya ko atari edit cyangwa se ntibe anariyo, ahubwo bigaragara kuri umuntu wari wabivuzeho mu gihe abantu benshi twari twiteze ko ishobora kuba kuri 28 z'ukwa gatandatu. Uriya muntu ashaka ko hari amakuru yabifiteho nawe ko itari bubivuga izaba nyuma yaho mu mpera z'umwaka. Rero mu mining ubudakuraho mugerageze mwuzuza ibisabwa. Abantu batuzujuje ama checklist, abantu batakoze ama KYC, abantu batari gukora ama migration, mukore ibisabwa mu byuzuze neza n'ama verifications, mutuze mu mining ubudakuraho agatoki, kuko tubonye ko mu mpera z'uyu mwaka turabona Open Mainnet. Ntabwo rero turamenya ngo ni ku yihe tariki, ngo ni uwuhe munsi, ariko mu gihe batarabidutangariza dukomeze tumining kandi dutegura n'intekerezo zacu. Ngira ngo mu minsi yashize hari umuvandimwe Bosco wakunze kuzajya acishaho ama voice notes asa n'udukebura, tugira inama tubwira ati amafaranga aregereje, Open Mainnet iregereje, ariko mugerageze muhindure
imitekerereze yanyu, muhindure imikorere yanyu, mwitegure ko mugiye kubona amafaranga menshi kandi menshi cyane. Mushakishe uburyo ki mwakwiga uburyo ki muzitwara mu gihe muzaba mufite ayo mafaranga, cyangwa se uburyo ki muzagendana n'impinduka. Ahangaha rero nanjye reka mbibibutse, tugerageze kugira ngo dushakishe cyangwa se dutangire twitoze uburyo izi mpinduka zigiye kuza mu mpera z'uyu mwaka, kandi izo mpinduka zikomeye tuzagendana nazo. Mwabonye ko na Doris Yin yamaze no gutanga irindi tangazo. Mwabonye akavideo ke nanone yivugira ko nyine biraza gutungana mu mpera z'uyu mwaka, ariko nanone akavuga ko mwabonye ko iriya GCV yacu yo yamaze gutsinda, byanga bikunde P-Network izaza iri kuri GCV. Dukurikije ibyo turi kumeza kugenda tubona n'amatangazo turi kubona ko P-Network nta kabuza GCV yo kiriya giciro cya 314,159 cyaratsinze. Munarebye no muri blockchain mukomeza kugenda mukibonamo. Rero nimutuze mukomeza mining, dutegereze P-Network mu mpera z'uyu mwaka. Ntago ari kera, urumva turangije ukwezi kwa gatandatu, hasigaye amezi make cyane kugira ngo tube twagira konsinzi yacu. Tumaze iminsi dutegereje, abantu twatangiye ku mining imyaka ishize ni myinshi kuruta ayo mezi yabasigaye.